mpabera umujura, turiba, ducanga akazungu k'ibibiriti n'inzogera. Abantu bibiwe Nyabugogo bapfunyikiwe envelope muri icyo gihe, bambabarire nanjye nayariyeho, na Yesu yarambabariye. Ntigira gufana Rayon Sport, ndagenda mbumuhuriga, nikorera kungo kakamo umuriro ncana mawudi na peteroli n'ikibiriti. Kubw'amateka ndagenda nisiga irange, niho izina Rasta Gacuma ryavuye. Kubera Gacuma nagenda nagakarimo ibintu bivanze. Iyo yabaga yakinye nta kandi kazi nakoraga. Mukankura ngashaka inazaririmba ritaga ntambuka ya nkahita ndapaza zindi zose ndaramo, nkamanuka nkazamuka, bagahita bashyira 5 nkahita ncaho comoka gake nitonze, bagahita bashyira 5. Ayo ntago nayaburaga. Ngo makeri nasinze urumogi runyuzuye, narayisotaga ntumenye ko ari njyewe. Uziko yanyirukanye nkamubwira ngo shere ngo gashirira amenyo, ndavuga ni kabaye. Nari nibutse kuyivuga kuko yanyirukanye. Ndambwira shere gashirira amenyo mviri wanje. Ibintu byo kwirwa ndeba muri phone. Ariko ubundi bavuganye nande reka gahunda ni mwamana. Nashe ndambwira ni karibu kumeza mutwara. Nkareba mu kirere. Kamaza turi kuvuga ngo karibu kumeza mutwara. Nkareba mu kirere. Ariko uri kuvuga ngo icara hangandi icara. Uri kuvuga ngo abiki gihe ndi kubabaza ayo bari gukorera bakambwira ngo 5 isa bakagarura. Bitwa indangamirwa, twe twitwaga abadandaza amagara muri 2. Indaya zitwaga abadandaza amagara. Twabaga twambaye ubusa buri bugaragaza ibyo tudandaje. Wampamagaye ntararwana na data bukwe. Niyo gahunda twari dufite. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amazina nitwa Jules Hakorimana, Itorero rya Rubonobono, Paruwasi ya Gasave. Tunejejwe n'Imana yo mu ijuru ibyemeye ko tugera hano muri ijoro ry'impinduka. Imana iduhana umugisha. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore umwe, tubyaranye imbyaro 11, ariko dufite abana 4 nibo bariho, abandi ni kubw'amateka, ariko turashimira data wo mu ijuru. Haleluya. Mu maraso ya Yesu dufite indi sura. Mu maraso ya Yesu twiswa yandi mazi. Na mu maraso ya Yesu dufite indi sura. Mu maraso ya Yesu twiswa yandi mazi. Na mu maraso ya Yesu dufite indi sura. Mu maraso ya Yesu twiswa yandi mazina. Haleluya. Turashimira data wo mu ijuru. Mu maraso ya Yesu dufite indi sura. Twageze muri Yesu aduhindurira amazina. Twageze muri Yesu tuhabonera ubuzima. Twageze muri Yesu tuhakirira ibibembe. Imana ishimwe. Twageze muri Yesu duhinduka bazima. Twagendaga nk'abatariho. Ndashimira data wo mu ijuru wagize neza. Mana yo mu ijuru, ndashimira Imana yampaye agakiza ku buntu, ikampa agakiza nta kiguzi, itarebye ku mashuri, ntago yarebye ku buranga, ntago yarebye aho mvuka hari Gitarama, ariko data wo mu ijuru, haleluya, angirira neza. Aho nitwaga amazina ampindurira amazina. Nitwa Nyiranuma, nitwa Kagoma, nitwa Mayugi, nitwa Gacuma,
ariko turashimira data. Haleluya. Ayo mazina yose n'aya mateka ni Nyabugogo hariya niberaga. Navuye iwacu Gitarama 96 nibwo nari mfashe uyu mujyi. Haleluya. Ndashimira data n'amagingo ayuhandindiye. N'umukozi w'umuhanga. Iyo modokari yanzanye mu mujyi ifite karisori data wa twese. Yari izanye ibijumba ku kiraro cy'abasirikare niho isoko ryabaga hari Nyabugogo. Ndayipandura, ariko ubwo nari nje ngo kwa mama wacu niyo makuru nari mfite nzanywe n'umuntu. Ariko masanga ibirindazi binini bitaga Mobimba byabaga mu bitebo binini cyane. Modokari nyiri nyuma yayo ndayikwepa ndabambura nigira mu mandasi. Yambariye ibirenge byanjye n'agakabutura. Ikirindazi ndakijya maze kukijya njya gushaka wa mudamu wari wanzanye ngaho njyana aho wanzanye. Modokari iragenda ndayambura, ariko turashimira data. Ne hariya ku kiro cy'abasirikane njya mahagarara nkafata iminota yanjye 5 nkabwira Imana nti warakoze Uwiteka. Ubuzima mbufatira hari isoko rirahaba, ndara muri rya soko, ndiberamwe imbobo, ndiraramo, ndikubitirwamo mu buryo butari bwemewe kurara mu masoko. Makukira amenyo kubera ko bitari byemewe. Imbobo zimasinye kubera ko bitari byemewe. Ariko nashimira data. Irahandindira. Mabera umujura, turiba ducanga kazungu k'ibibiriti n'inzogera. Abantu bibiwe Nyabugogo bapfunyikiwe envelope muri icyo gihe. Bambabarire nanjye nayariyeho. Na Yesu yarambabariye. Nigira gufana Rayon Sport, ndagenda mbumuhuriga nikorera kungo kakamo umuriro ncanamo wudi na peteroli n'ikibiriti. Kubw'amateka ndagenda nisiga irange, niho izina Rasta Gacuma ryavuye. Kubera Gacuma nagenda nagakarimo ibintu bivanze. Iyo yabaga yakinye nta kandi kazi nakoraga. Iyo nararaga ntayo mfite narazindukaga nkayiba. Nurambitse agakapu hasi nkagatwara. Hari n'abanyoni babagaho babitaga barigisi muri icyo gihe batwazaga abantu bakabakwepa. Nabaga mbazi nkabategera moto tukajya kugurisha. Ariko ashimwe data. Haleluya. Wambabarira ibyo byose, akambabarira ibicumuro n'ibyaha. Ayo yose nta na kimwe yamariye. Ubuzima nabubonye ngeze muri Yesu Kristo. Haleluya. Marogi twanyuzemo ku giti cy'inyoni hariya kuri bariyeri aho yahoze. Irafarasheri mu biziriko, imatimba, ibyo byose nta na kimwe byamariye. Ariko ndashimira iyo mu ijuru. Abana b'abatantine Imana ishimwe yabahinduriye amazina icyo gihe twabitaga abo mu rugo. Abo twagiye twiba bagiye guhaha tukababwira umukireho murajya. Ibyo byose nta na kimwe byamariye. Byose byarampombeye. Ndagenda mba mubi, ndagenda mba umunyoni. Ariko ndashimira data. Ntabwo ajya areba uburanga ngo arebe n'igihagararo. Agira neza bugacya bukira. Madamu wanjye ndashimira Imana, kandi ikindi ko yampaye umugore uvuka i Kigali. Haleluya. Ubu nemerewe ubwene gihugu bwo mu murwa wa Kigali kuko mfite umugore uvuka i Kigali. Iwacu ni hari Gitarama ku iteme rya Kayumbu. Imana impaye umugore uvuka i Kigali. Sinemerewe ubwene gihugu. Imana hindura amazina. Turamenyana. Umwana w'i Kigali ku itara feruje zimurika iwabo.
nanjye naho niberaga nta wari uzi amazina y'undi. Namwitaga izina rya musaza babitaga Mukwiye cyangwa se Umujyama, kubera imyitwarire ye yanyuragaho saa 12 agiye yamaze kwisiga. Ntabwo yakorwagaho. Abahungu hariya muri gare bacuruzaga ibiconco. Icyo gihe nanjye nacuruzaga bombo na shikarete n'amazi hariya muri gare igihe cyatarako. Nkamubona kanyuraho ariko nkamubara. Umunsi umwe mutega nanjye, umunsi mutega biswi za shokora, ukuntu yari ameze umwana w'i Kigali anyuraho mbese ugira ngo ni imodoka ya kurusu, adakorwaho, adashaka no kumenya. Abahungu Nyabugogo bari bafite amafaranga, bacuruzaga ibiconco byinshi cyane, bagasifura. Mwana w'i Kigali, ndavuga niko nambutse Nyabarongo, uriya amaze gushyiraho shokora zanjye n'amaji, nzamubonane. Munsi umwe ndamusigira imari yanjye, arancururiza, njya mu byaha ku giti cy'inyoni. Ngarutse nsanga yiverishije, yabitse ibisigaye. Ndongera ndiforoma bundi bushya, ariko navuga nti nanjye mpaka uzampa Fabrice wanjye w'imfura, afite imyaka 17. Aransura mu kazu k'ibyondo twabagamo mu rubonobono hejuru. Twari 4 tuyibanamo, ninjye wari umubosi, ninjye wari ufite ikiringiti n'umusambi. Abandi bose bo bararaga ukwabo, urumva ninjye wari bosi wazunguzaga bombo n'amazi na shikarete. Aransura, maze kunsura musaba urukundo. Ansuye uwo munsi hakurinda y'umwana niyo nkuru Fabrice. Ariko ndashimira data wabanye nanjye muri ubwo buzima. Nza kubona impinduka igenda ihinduka, inzobe yiwe itangiye kugenda imushirana bigikara. Nabagara muri feruje nkabona iwabo, nigira inama ariko nkagira amabuko nkunda. Najyaho nabwo nkacunga data bukwa adahari, kuko bari barambwiye ngo uriya mwana wo kwa John isa yari chef de zone. Arambwira ati isavuka i Butare muzahangana. Navuga nti nanjye mpfa kuba narambutse Nyabarongo. Ndashimira data wo mu ijuru wampamagaye ntararwana na data bukwe. Niyo gahunda twari dufite. Najyagaho nkacunga adahari, nkasanga amabukwe y'umurokore akanyerera imbuto, biza gucamo. Madamu ndamuzana turabana. Yageze mu rugo hamaze umunsi umwe, ahita ajya kubyara. Nisiga irange ry'abareyo, ntumbazi ibyo kujya kwa muganga, ntumbazi uko ibise byamuriye. Yari gahunda ye na mabukwe, aragenda arabyara. Cyakora ndashimira data wabanye nanjye muri ubwo buzima, akantarurayo nkiri muzima. Nta byago by'ibirwara nkuyeyo. Ayo marogi yo muri uyu mujyi wa Kigali yari yoroshye. Imana ingirira neza, imagakiza ku buntu. Madamu ndamuzana, turasezerana, dukora ubukwe. Murabona ko twambaye impeta. Ibyo byose nabikoze kubera ko yari amaze kunyerera imbuto, anyise izina ntigeze menya. Nari nzi ko umutwara ari umuntu wabaga utwaye akarere runaka. Sinavuga ni nanjye ucuruza bombo na shikarete ndi umutwari. Ndavuga nti iryo jambo uvuze nimba unyise umutwari, nanjye ngiye gukora iby'abatwari. Ndashimira data wanshyigikiye nanjye nkakora iby'abatware. Imana ishimwe. Imana muyimpera amashyi, irakabyarira agaheka. Haleluya, haleluya, haleluya. Nje nitwa Mukankuranga Jacqueline, mama Fabrice. Uriya ni papa Fabrice nkuko twari twabyemeranyijwe kwa gatanu. Yari iniga yanjye nanjye ndi umujama. Twamenyanye amazina tumaranye imyaka 2, ariko Yesu afite ubundi buzima. Haleluya. Marana n'umuntu amezi imyaka 2 mugendana, kuva ku kwezi kwa mbere kugeza ku myaka 2 utaza amazina ye. Hakora Imana Jire narimenye maze kwakira Yesu. Kandi nabwo namenye ko atari imbwa, atari umusega. Njye kumubwira ngo vayo urye wa mbwa, vayo urye wa musega. Yatinda agasanga ndabimaze cyangwa ndabimenye. Yaza yireze nk'umutware nk'ubwo niko nkawe nk'ubwo buri mu biki. Nabaga narwanyishe,
nabaga niyujujemo urumogi bura ari ryose ubwonko nabukoze, babyita gukora ijisho. Yahinguka rero ngo aje kurya agasanga byandangiranye, muri tukaba duhereye ako kanya tukaguruka umugeri n'ingumi. Yesu ashimwe ko yahahingutse. Tukaguruka, umwana yarira ati sheri genda wonse umwana garuke turwane. Agenda nkicara nkonsa nkagaruka nigaruka wambwa tukojya tukaguruka. Umwana yarira nkasubirayo. Tubana muri ubwo buzima, nta muturage wadukiza, ari urugo rw'imbobo n'indaya. Twakubitaniye mu kabari mu Kimasoro cyo kuwa gatanu, ariko Yesu aratabara. Niho yambwiriye ijambo ko yampofotse. Ubundi yari asanzwe anzi anyita mukwiye, ariko munsi yambwiye ijambo ko yampofotse azanshyira mu mago. Twari mu Kimasoro bigeze mu masaa 6 z'ijoro. Ndashima Yesu ko ntatakura umuntu. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Soma ijambo ry'Imana dusanga hano mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, ibice byaho ni 2. Turasoma duhere ku murongo wa 3. Ndashaka kuvuga ukuntu Yesu ari ubuzima. Haleluya. Yesu ni ubuzima. Rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, ibice byaho ni 2, murongo waho wa 3. Haravuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe ribi ry'igiciro cyinshi. Namwe nimwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka, n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutambamo ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo dore ndashira muri Siyoni ibuye rikomeza ifuruka, ryatoranyijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Nuko rero mwebwe ubwo mwizeye muzi ko ari iby'igiciro cyinshi, kuko naho kubanga kwizera ibuye abubatsi banze nibyo ryahindutse rikomeza imfuruka, ni ibuye risitaza n'urutare rugusha. Basitara ku ijambo ry'Imana nibaryumvire kandi aribo ryagenewe. 9 haravuze ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'yabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza. Kera ni mwari ubwoko, ariko none bu muri ubwoko bw'Imana. Kera ni muri akababarirwa, ariko none mwarababariwe. Tuvuge twese ngo amen. Munyemerere twihute mu byakozwe n'intumwa, ibice byaho ni 4, murongo waho wa 8. Byakozwe n'intumwa ibice byaho 4, murongo waho wa 8. Kasome mu izina rya Yesu. Byakozwe n'intumwa ibice byaho 4, murongo waho wa 8. Aravuze ngo nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu waruremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko nimumenye mwese n'abantu bose bo muri Isirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari naryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse rikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Twese tuvuge ngo amen. Munyemerere soreze aho korari yacu yaririmbiye, kandi Imana ibaha umugisha. Buri muteguro w'Imana ni munini cyane, kandi umwuka w'Imana udukoreramo n'umwe. Haleluya. Ni urwandiko rwa mbere rwanditswe n'urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere, ibice byaho ni 15, murongo wa 19 wonyine. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere, ibice 15, murongo wa mbere wa 19. Haravuze ngo niba muri ubu bugingo ari Kristo we twiringiye gusa, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Twese tuvuge ngo amen. Twese tuvuge ngo amen. Ndashaka ko tuvugaho uburyo Yesu ari ubuzima. Ndashaka kuvuga ukuntu Yesu ari ubuzima. Nitubivuga turabyumva cyane. Hari ibintu habwa, kuko murabizi ko navuye hamfite rendezvous, hanyuma iminsi yose maze niteguye kuzaza aha. Yesu yanyujujemo ukuntu Yesu ari ubuzima, kandi arabanza yinyigishirizaho njye n'umutware wanjye n'urugo rwanjye, dusanga Yesu ni ubuzima. Haleluya.
niwe wenyine ubasha guhindura amazina, niwe uhindura ishusho, niwe uhindura izina, niwe uhindura imibereho, niwe uhindura ibikorwa, niwe uhindura ingendo, niwe uhindura imyifatire n'imyitwarire. Mwamvugira ngo amen. Yesu ni ubuzima. Haleluya. Petero amaze kumusobanukirwa hano yamuvuze nk'ibuye. Buri wese umuntu amuhaye mikoro afite ukuntu yavuga Yesu, ariko natwe twaje kubabwira uko twamubonye. Haleluya. Yesu ufata abantu bari imbobo baba munsi y'ibiraro akabicaza aha hantu. Yesu arabasha. Niwe wenyine ibi ngibi ubishoboye. Niwe wemeye kwishyiraho ibyo bidafite ishusho, afata ibintu byari ibibobo biba munsi y'ibiraro, ibintu bitagira ishusho bihinyurwa, abyiyubahishirizaho kugira ngo abiki gihe. Haleluya. Niba tamwemera mu mvugo avuga, bamurebere mu bikorwa yakoze. Nidutanga ubuhamya, mwe kumva iby'uburaya n'ububobo, nimurebe Yesu ufite ubundi buzima. Tuje kuvuga Yesu ufite ubuzima. Haleluya. Yesu ni ubuzima, Yesu ni imibereho, Yesu ni imbaraga. Petero abuze uko amuvuga. Murumva mwikora ivuga neza namwe? Ndikumva byanze mana yanjye, ariko buriya Satani aba yamenye ko nyine hari ikigiye gukora. Muri ubu buzima Yesu yiteguye gutangamo ubuzima bushya. Muri iyi mibereho afite hari abantu Yesu yitegura imibereho mishya muri iterambere. Mwamvugira ngo amen. Yesu ari mu kazi nk'uko twatangiye tubwira. Yesu ari mu kazi. Nimubona Satani arwanya, mujye mumenya ko Yesu yageze kuri ubu butaka. Ariko ntabwo ajya kwandika ubundi Satani arwanira aho uwo mugabo ari. Yahatari n'iyirwaza, nta nubwo yirwa agaragaza imikorere, ariko ahantu Yesu ari nk'ubuzima Satani araza ntakarajya akikubaganya akabikora byose. Ariko najya mbabwire ngo uhereye ku ntsinzi Kristo yatsinze, nabugingo n'ubu ni kakiri kandi aracyadutsindishiriza. Haleluya. Amen. Numva yambangamiye ariko nakumva ikatikoresha kwa kundi yari iri niko kwari kwiza. Ntabwo mbize mwebwe mwumva wenda muraza kudufasha. Inyuma muri kumva neza. Bandi bahumugisha. Yesu ni ubuzima. Haleluya. Petero abuze uko amuvuga, amuvuga nk'ibuye. Ariko ati niba mwarasogonye, bundi ndashimira Imana, twebwe turi abantu banyweye. Murumva nijwe uko ryabaye. Turi abantu banyweye ikintu cyitwa urumogi. Niyo umuntu anyuzeho gusa yarunyweye akamwenyita mubona wowe utaramubona. Niyo anyuzeho yarusomye yarucumye akanyuraho umwotsi we gusa, ako kantu kakuka ke ahumetse, ntago nemerewe ngiye nk'uwarunyweye kuhatinda kuko nanjye ahita nkongereza. Ndetse rufite ukuntu ruhererekanya icyo bita ububaji. Ubu iyo ruturuta ahantu nkarwumva ntangira kumva muri njyewe ikibindi ari ibizunga. Bishatse kuvuga ngo hari uruba ruri mu muntu ruba rukongejwe n'urundi. Bishatse kuvuga ku mbaraga zo kuba. Ubundi hari abantu babeshye ngo baranyweye urumva, ariko hari abantu banyweye. Ubundi hari igihe umuntu anywa agasigara atagikeneye kunywa ahubwo yanika izawe. Kwizuba nkanika urundi mo nkongera nkasinda, nkongera nkumva mbaye bebe, nkongera nkumva ni sawa. Nanyweye kanyanga mu mwaka w'ibihumbi 2000. Hariho kanyanga zitwa wisiki zifite amazina atandukanye, zinjira ahantu hose. Dufite imyaka 12 tuzinywa nta bwoba ku muhanda, ukaba ufite ikintu cy'igicupa, ugenda usoma gake gake. Iyo kanyanga y'icyo gihe yari nk'umuriro, wasomaga gake kuko ntiwabaga wawunywa hose, ururimi rwasha inyama zasha. Hanyuma kumuriro kumanuka mukumva swingi zose, babyita swingi na horo. Ntago wabimenya, ariko wowe nubimenye ubimenyere muri Kristo, kuko muri ubu buzima bwa Kristo hari ukuntu umunezererwa mwanezerwana, ukumva hari ukuntu ibintu bihindutse. Rero turashimira Imana ituvanye mu binya byiza akadukubita mu kinya kiwe. Hano muri Yesu harimo ikindi kinya, harimo ubundi buzima. Mwamvugira ngo amen. Naratangaye. Gusogongera ni ijambo rikomeye, kuko iyo umuntu asogongera hari igihe byungukiramo akabara nanyweye. Buri muhanga wo gusogongera nanyweramo. Jambo riravuze ngo niba mwebwe mwarasogongeyeho, mukaba mwarumvisheho Yesu, mukaba mwarumvisheho Imana, mukumva iby'imirimo Imana ikora, mukamenya agaciro Yesu yakugize ku bwawe, ukamenya agaciro Yesu yagize ku bw'abantu, ugasogongera ibyo, nimumwegere. Nimugire gute yemwe? Nimumwegere, kuko kizi igihe cyo kuva ku Mana, ni igihe cyo gushaka Imana. Kizi igihe cyo guhuga, si igihe cyo kuba mu byacu. Bibiliya yarambwiye ngo iki? Yarambwiye ngo mu minsi ya nyuma uko iminsi izarushaho kuba mibi, iminsi izarushaho gusharirira abantu, ngo mwebweho muzarushaho kurarama murebe mu ijuru.
kuko niho gutabarwa kwanyu kugira gute ntabwo gutabarwa k'umuntu utuye mu isi kuri guturuka ku bintu, kuko wowe ufite ibintu ameze nk'utabifi, bose bararira kimwe. Urumva umuntu Imana iramukubita etaje, sinabibabwiye, umuntu Imana iramukubita etaje, maze mu kanya gato hakwikubitaho umuserebanya cyangwa icyugu, agahita hamagara abanyamasengesho ati banguka kikubiseho. Murumva umuntu wese akwiye imbaraga z'Imana mu bihe bisa nk'ibi ngibi. Niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu ari ubuzima, ni mumwegere, ni we buye rizima. Ntumwegere kubera ko se jemu twateranye, ntumwegere kubera ko hari amasengesho runaka. Imana ikeneye umuntu nk'umuntu we. Imana igeneye nka mama Fabrice mu bihe tugezemo. Imana ikeneye umuntu wayo nkawe imbere yayo. Harahirwa umuntu uri kwiga gusenga amasengesho ya wenyine. Harahirwa umuntu uri kwiga kubana n'Imana nkawe. Harahirwa umuntu utari gukorera mu kigare. Harahirwa umuntu uri gushaka Imana nkawe, akayishakira nkawe, akavugana nawe nkayo. Wewe nayo muraziranye, igukeneye nkawe. Mwamvugira ngo amen. Hari igihe umuntu abana n'abantu bakamuvangavangira. Byigeze bimbaho maze guhamagarwa n'ivire mu kiderenga nkanuye amaso. Ayiwe ibimogi biranyuzuye, kanyanga ziranyuzuye, n'iviriyo ngiyo umugabo yananyirukanye, yiniga yari yananyirukaniye, nuko nje gusogongera ngo numve ko byemera. Mpageze rero abantu baracanga, ugirije gutya ati wi ati mbonye uguye. Ayiwe kandi koko nkabona ndaguye. Hari igihe abantu bagucanga neza bakagucanga neza bikagucanga, ariko iyo wiyegerereye Imana nkayo ikumenyesha iby'ukuri biyuzuye. Imana ifite ibyawe biyuzuye, yishake nkawe kandi uraza kuba wigiriye neza. Amen. Ibigare byo hanze byaragabanyutse, hagezwe ibigare by'abitwa ngo n'abanyamasengesho n'abahanuzi n'ababa mu nzu y'Imana. Kandi byatagangaje, benshi bataye ingo, abandi bataye utuzi, abandi bataye imirimo y'Imana, bari mu bintu bitabafitiye umumaro. Imana iri kubareba ikababazwa nuko ibyo basogongeye bitigeze bibagira umumaro, kandi bibateye kuraruka rwose. Ni muri ako seje mutwatiranye, ni muri ako iki ngiki ari ijoro ry'impinduka. Ariko budufite ubu bari mu mashamba, bari mu butayu ngo bari kuyishakayo. Ariko ubwo bari gushaka yiki seje mutwatiranye. Niba uri umukristo wiki ubarurirwa mu bitabo by'itorero, itorero rigasenga, ugiye mu butayu gushaka yibiki? Waje ijambo ryarambwiye ngo mu nzu yanjye nzahasuka. Haleluya. Ndababwira ngo hari ibintu bijya bisukwa mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana ni ihema Imana yashyizeho kugira ngo abantu b'Imana babonaniremo n'Imana. Ni muri Imana ikoreramo, suko n'ahandi itahakorera. Ariko ndagira ngo mbabwire buryo ubuyobe bwo nabayeyo murambabara, buriye munaganira ibyaza. Narabaye umunyabihurumbu, umunyabutayu, ariko ngarutse mwiri hema ngitsimbyemo ndibayemo, niho ngiriye ubuzima. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo Yesu yajyaga azanumurwa n'umwuka akajyanwa mu butayu. Niba nta mwuka uri kumwe nawe ukuzamuye mu butayu, ukagenda mu kigare cya mwene wanyu cyangwa cyabo mu bana nabo mukorana, n'ukuri uzayoba. Ibikwiteguye ntuzabikira. Murakoze. Niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza, ni mumwegere, kuko niwe w'izima. Byanzwe n'abantu, ariko ku Mana byahindutse rikomeza iki? Ifuruka. Imana yacu tugire neza, kandi ngo niwe buye rizima. Ijambo ritubwiye ngo iki? Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nuko rero namwe nimwubakwe. Iyo wamaze kumwegera arakubaka ukubakika, kandi maze kubakika wubaka n'ibindi. Iyo umaze kubaka ibindi wubaka n'abandi. Mwamvugira ngo amen. Usigara wubakitse, ugahita ugenda ukagira ibintu wubaka, ugasigara wubaka n'abandi bakubakika mu izina rya Yesu, kuko muri Yesu ni mu buzima buri. Mbibutse ko twebwe tubahagaze imbere nge n'uyu mugabo ntabwo twize. Byamunaniye ageze tunganya amashuri, byamunaniye ageze mu wa gatatu primaire, tafata karusura za Nyabugogo. Nanjye ngeze mu wa gatatu mfite imyaka 9 mba ntangiye kujya ku iburi. Ubwenge bajya bakira umubare ku kibaho nkabona ni ibinyugunyugu biri kuguruka. Bampereza broshire ticha ya twabitaga ba maîtresse n'abamesi, yampereza broshire ngo nandike, nkareba ibintu biriho nkabona simbibona. Ijisho nabaga narikoze, navaga kwajyo narwujuje. Bampereza broshire nkabona byose sindi kubibona. None se hari ibyo nabonaga nkahita twaraturaho, ubundi nkamushyira. Ninjye wayijyanaga bwa mbere broshire, nkajya kubona nkabona Messi ari guseka, arasekanye. None se ndashyiraho ibyo ntize? Gahunda ni ugushyiraho ibyo wize. Natahanaga biroti mu maboko iriho amanota 10%. 10% muzaho yavaga ni mu kuririmba no mu kwirukanka no gushushanya. Ntabyo narinze, iyo mbamaga gushushanya nashushanyaga ibyo batanyeretse.
iyo bampamagaraga ngo Mukankuranga Jacqueline nazaririmba nitaga ntambuka ya nkahita ndapa za zindi zose ndaramo nkamanuka nkazamuka bagahita bashyiraho 5 nkahita ncaho comoka gake nitonze tabashyiraho 5 ayo ntago nayaburaga ngo makeri nasinze urumogi runyuzuye narayisotaga ntumenye ko ari njyewe ayo manota 10% ntawe wayanangaga ayashyira viye yayareba ati wow rwose nayandi wanzanira nkura nayo yarategereje yaheze ikigo kikanyirukana kubera amastire n'ibindi byinshi n'ibidega byinshi no kunywa ibimogi no kudufata dukorera ibyaha mu matoilette no mu gihe cyobo twacukuye twa dufite mu dogiteri twakarisa nigaga ku kigo cyitwa Muhima twarananiranye ndi mu bakobwa barangije 2006 ndi mu banyeshuri barangije 2006 narangije mfite inda y'uyu mugabo nkuru mfite imyaka 15 basohokanye diplome y'umuhungu wanjye mu nda y'iniga yanjye bari bacyafisha ku madiregisiyo Mukankuranga Jacqueline no kwa Munyentwari John ni njyewe wari wabaye uwanyuma muvi ajya kureba amanota asanga ni umustar namuhinduye umustar burya uwanyuma n'uwa mbere bamenyekana kubi sohoka ntazi gusoma ntazi kwandika kandi ndangije 6e ariko ngeze muri Yesu harimo ubuzima. Haleluya! Yesu arambira ngo uzahagarara imbere y'abantu bakome nawe akira kumenya. Yesu ni ufite kumenya n'ubuzima, afite ubushobozi kugira ngo amen. Ntacyo atakubashisha, uko ntaho utakora, nta nicyo utakora. Mwamvugira ngo amen. Yesu ni ubuzima. Ndi kuvuga ukuntu Yesu ari ubuzima. Nuko rero niba mumaze kumenya neza mwarasogonge mukaba musogongeye iniga n'umujama babari imbere mubareba uwari imbobo n'indaya mukamenya ko Yesu yabahinduye mukabibona mukabyemera nimwegere kuko niwe buye rizima. N'uyu munsi abantu bagihinyura ariko ryubakitse kandi ricyubaka ibisenzekeri ricyubaka bitariho bikabaho. Mwamvugira ngo amen. Yesu ni ubuzima. Petero arababwira ngo nuko rero niba mwarabisogongeye ni mumwegere kandi mumara kumwegera nimurekeraho gusa ahubwo muhite munubakwa mwubakwe. Mbabazwa n'abantu ariko reka mbabaza, hari ibintu byambabaje. Uzi kugira ngo mbe narabaguwa nyuma mu kigo bizwi kabiri mvuka mu rugo rukennye rw'ababyeyi banjye rwari rukennye, nitwe tutagiraga umuriro muri Gatsata. Mvuka hano mu Kiderenga aho bita mu Gatsata, nitwe tutagiraga umuriro, nitwe twaryaga ubugari bwitwa bwa bugari n'idodo za mutibikanye zera aho banyara, nitwe bwe papa yabaga yaraje hanze kuri Nyabugogo. Urugo rwa John rwari ruzwiho amateka kubera ko yari umusinzi, mama ari umunyamasengesho. Ariko gusenga bigira indi shusho, gusenga bizana izindi mbaraga, gusenga bizana indi shusho ahazaza habasenga muhitege. Ntabwo hazahora hameze uko. Umuntu usenga burya aratungurana. Mama Imana yaramutungurana. Haleluya! Imana yamutunguje abantu nabugingo n'ubu. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Naribajije ndicara niho ubuhamya. Ndavuga niba mvuka mu muryango ukennye, nkaba ntarinzi gusoma no kwandika, sinigeze niga ngo mbe mfite abakorege twiganye, wenda ngo tubaye abalisansiye twe duhura tuge son confirmé, nta bakorege twiganye bahari. Korege yaho nije ni mu Kiderenga kandi abo twiganye muri 2 twari turi biraya, abenshi bamaze gushira barapfuye barashira. Yesu andokoreye kugira ngo namamaze ishimwe rye kuko amvanye mu mwijima ashize mu mucyo witangaza. Uri ahantu hari ubuzima, ahubwo nuko udashaka kugira ubuzima. Gira ubuzima mu izina rya Yesu. Tugira ubuzima mu izina rya Yesu. Haleluya! Kigaragaza ko umuntu ari ahantu hafite ubuzima nuko nawe agira ubuzima. Muri Yesu harimo ubuzima. Ndicara niho ubuhamya, ndangije ndaza ndashebeka, reka da ndeba ukuntu abantu batama inkonda muri ibi bintu by'Imana, ndeba ukuntu abandi bafite babene wabo bazananye nabo, ndebye mbona mama nta nivugiro nta nijambo buretse guhamagara Yesu. Imana navugana nawe bakajya bavuga ati hego ko burase niyivuze. Uzi ko hari ubuzima ubamo n'imibereho, Imana yagiye navugana nawe bakumva atari iyo muvuganye. Ariko ndashimira Imana ko mwe nabona bibibandaho, bamwe bintamenyekana. Imana ibubaha kubi, Imana ibubaha. Haleluya! Ndeba umuryango mvukamo, ndeba imibereho, ndeba ubuzima, ndangije fata umwanzuro. Ndavuga nubwo maze gusobanukirwa nkasogongera, kuko njye nari maze gusogongeraho. Reka mbabwire, hanze ndahazi,
abiki gihe ndi kubabaza iyo bari gukorera bakambwira ngo senkisa bakagarura bitwa indangamirwa. Twe twitwaga abadandaza amagara muri bibiri, indaya zitwaga abadandaza amagara. Twabaga twambaye ubusa buri bugaragaza ibyo tudandaje. Ndashima Yesu ufite ubuzima bukwigisha ubundi buzima. Ibi ni Yesu, ni indangagaciro Yesu atanga. Uyu munsi dufite abantu bari kwica indangagaciro. Buretse no kuba utari umukristo ariko ukwiye no kumenya ko umunyarwandakazi hari amahame, hari uko umunyarwandakazi yajyaga atambuka abantu bakamenya no mu bindi bihugu akabazwi. Ariko uyu munsi kuko ari ibihe abantu banyobewe wabo bari bo, urasanga umukecuru atazi ko ari umukecuru, umudamu ntazi ko ari umudamu, umukobwa ntazi ko ari umwari uri kurambagizwa. Ni ibihe birushya. Ukeneye Yesu mu buzima, ni Yesu ukenewe. Yesu nahagera humura biratunga. Dore nanjye yarahageze arantoza, n'umutoza mwiza Yesu. Abantu badahari Yesu aratoza. Iminsi yananiranye, iminsi yakunaniye kuyibamo Yesu arazaga gutoza kuyigendamo, kandi ukagenda udatsitara. Mwamvugira ngo amen. Abantu babona byararangiye uri wakujugunywa, Yesu arongera akaguhindura undi muntu wundi wo kwifuzwa. Yesu niwe ufite ubuzima. Mwamvugira ngo amen. Yesu we, Yesu yamindukiye ubuzima, arandinda. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 ifite imyaka 12 turi ibirayi, twitwa indangamirwa, twitwa abadandaza amagara. Uyu munsi bitwa indangamirwa. Hariho sida iteye ubwoba, abantu bari kubyina icyo bita itsinzi ko barokotse. Natwe tubyina n'itsinzi nabo, turutwana, ntabyo dukoresha, ntabyo tuzi, ariko ifaranga rijojo. Kunywa kanyanga, kunywa ibimoji, amaroji, kuyinjira mufite imyaka 12. Igihugu cyari kiri kwiyubaka, nta ribu ntaki, hari ibintu bari kubaka bahu. Ariko uyu munsi ndikubwira abantu ngo muri gukora ibyaha mu gihe bitemewe. Wararangaye, warabikoze mbere. Uyu munsi ubuzima ni Yesu. Ubundi buzima bwose buri mu manegeka, buri gushakishwa. Leta iri kubuhiga. Abanywi b'ibiyobyabwenge turi kubashaka, n'ubejo nzaba ndi Rusizi ndi kubahiga. Abemeye Yesu sava, abatabyemeye mageragere. Gahunda niyo, siko bimeze, kuko imisi yo gukora ibyaha yageze gute? Yarangiye. Gahunda niyo, mbabeshe. 13 tuba ku Gasima, aho bita Nyabugogo ku Bubumbe. Nge niyi niga yanjye twicanga turgisi 13 mba narwaye, nicanze gake Satana mbara. Nkwibutse ko mu byaha uko ukora ibyaha Satana ari kukubara. Hari abantu Satana amaze imisi akorera imibare, ariko uyu munsi Yesu yaje kubabera ubuzima. Mwamvugira ngo amen. Hari abantu Imana yiteguriye kugira ngo yinjize muri Yesu. Ubuzima bwabo buve mu manegeka bwinjire muri Yesu ufite ubuzima. Ubuzima bwanjye kuko bwari buri mu manegeka, ntabwo natinze. Nese ngwara icyo biti byuririze, mba ndangiritse. Se hashika ibiranyakiri, barasanasana biranga, bagahoma bihomoka. Bashize muri ekogarafi basanga sinzabyara, sinzanashaka. Basanga byararangiye. Ariko ibyarangiye Yesu nibyo akeneye. Ibyo baganga bakubwiye byarangiye Yesu arabikeneye kugira ngo abibyazemo igitangaza. Niho ahebere igitangaza, kuko ni igitangaza. Mama mvanye kwa muganga ntiyantahana, ahubwo ahita afata iya mbere kujya gusenga. Mama masengesho rero yagize nk'ibyo kurya. Ubundi umuntu akwiye gusenga akabigira ibyo kurya, kuko n'abasambana babigize ibyo kurya, n'abakora ibyaha babe. Natwe mureke guterana, mureke kwegera Imana, tubigira ibyo kurya byera. Tuyegere, tuyihate kuyegera, ubundi tureba kacu n'Imana yacu. Mwamvugira ngo amen. Kandi ntabwo ibura kwigenza umuntu wayegereye akayihata kuyegera, cyane ko wayititirije itabura uko imugenza. Mama ngo yikubise imbere biramubwiye, iramubwira ngo nduwiteka niryo zina ryanjye, ijambo navuganye nawe mbere umwana atarabikirara, nkakubwira ko nzamwibahishizaho. N'uyu munsi ndacyaririnze. Uziko bya bindi bimaze imyaka Imana ikibirindanye nawe. Hano nimo abantu bavuganye n'Imana nabakiriho ngo bamvugire ngo amen. Ibintu wavuganye nayo nibishaka ucuye, nushaka ubu wisukume, nushaka usohorwe mu nzu. Imana ni inyangamugayo ku ijambo yavuze, irakurindanye. Ikikwereka ko bizasohora nuko ukiriho, kandi wari ufite ibyo ariko kuba byarakwije. Ariko impamvu ukiriho nuko Imana ari inyangamugayo ku byo yavuganye nawe. Wo kubara imyaka bimaze, ahubwo komeza endereye imbere usatira ibyavuzwe n'Imana. Mama avugana nayo, Imana iramubwira ngo nduwiteka uriya nzamwibahishiza. Hari abantu Imana yibahishiza ngo bamvugire ngo amen.
turabana Imana yubahishije. Niyo mpamvu Satani dore tumubwira ngo na cyagiye turarokotse n'uyu munsi tuzarokoka, kandi byatubereye ikiraro. Ngi hari ibintu bimbera ikiraro. Ubuhamya ntanga ntago ari ukubabwira abo bufasha nabo buvana mu buzima bundi bubashyira mu bundi buzima. Nanjye ubwanjye nyirabwo bwantindiye ikiraro cy'ubuzima. Nta kintu njya ngeramo ngo kinkomere kinjegeje, gusa nyita ntambuka nkavuga indokoye mu kiderenga. Iyo twabanye munsi y'ikiraro, iyo twagendanye nasinze, iyo abanye nanjye muri kaburimbo imodoka zikareka nkatambuka, n'uyu munsi iracyari y'Imana. Iyo avuganye na mama kizanyubahishirizaho ntisaza ngo yitwaza akabantu ngwino ndengera, agahitaza nkahita mbona araserutse. Haleluya. Hari ibintu Imana itajya yimanganyamo. Reka mabwire ibintu Imana itajya yimanganyamo. Wowe jya uvuga ibigwi byahikukuye, nuyibura uzampamagare. We kuyibwira ibibura yibwira ibyabonetse. Urashaka kubonana n'Imana? Dore impamvu muburanye nayo nuko muhora muyizana imbere y'ibibura. Mana Satani arandashe arandangije. Uwite ntubibona wicaye mu ijuru ryawe rye uburatuje, iratuje nyine. None siragira ngo ye gutuza nkawe. Ujagarare yarakuremye nayo ijagarare yarakuremye. Ntago ibyo yabivamo. Imana ihita isimbuka ayo masengesho kayavamo. Urwo rusaku uri kwibya ngo yicaye mu ijuru iratuje. Satani ari kukurasa. Igihe wambwirira abana nturabama, igihe wambwirira umugabo dore ndatarantitse, ibyo se bikanga Imana. Wowe yibwire ngo Mana, muri imyaka 30 turi kumwe, ndabizi ko kirunze ishusho itumye umpaye ubuzima nzashongorwa. Wavuganye nanjye umugabo kandi arahari, ndamutegereje rata papa. Uri inshuti uvuga ibigwi bye. Yesu akunda ibigwi. Nanjye iwanjye uhasha ukanzana inonganye iwanjye muri saro, nahita mpamagara abantu bakagusohora. None nkaswe muri iyi biri Imana ikoreramo. Mana ego ntabwo Imana ibyo yabivamo. Sajya yimuka ijya aho bayivuga neza. Niba ushaka kubona Imana vuba, imuka kubyitari yakora uyibwira ibyo yakoze, ubiyivugiremo ibigwi, uyitere imitomo, nuyibura uzampamagare. Ngo n'uburyo yanyigishije ahashize, ni mu minsi ishize ibinyigishije. Ubundi nanjye nari natagangaye nkawe narakanuye amazi, ariko menye ubwo buryo kari bwibonekamo vuba. Ndavuga n'ubwo buryo ngiye kandi kuva nabukoresha sindayibura, mpora nyibona. Mwamvugira ngo amen. Niyitahisiza imijambo rinkomeza rata nkatambuka. Rata nubwo tutayibona ko kanya ariko twumva ijambo. Ariko ababana n'Imana mwamvugiye ngo amen. Niyitabikoze yigira ikibivugaho. Imana ivugana na mama iramubwira ngo ndi Uwiteka, ndacyakurinze kandi ndacyakurindiye umwana. Uzabona imirimo itangaza ku buzima bwe kandi uzabona ko ndi Imana imwibahishirijeho. Iramubwira ngo dore icyambere nzamwibahishirizaho mu rugo kandi rwiza. Dore uriya nzamurobanurira umugabo umukwiriye. Ariko Imana izi guhuza ibintu. Iniga umujama, imbobo inda. Murumva Imana itazi guhuza ibintu. Imana nta pfunwe yateza umuntu wese. Nuko ari wowe uryitera, ariko ubundi ntako Imana itagize ku buzima bwawe. Kwiye gushira ipfunwe mu bagore batagira ipfunwe ry'imishakire mbamo. Imana yampaye ibyanjye. Iyo twicaye turi guhana n'ubuhamya, abana bari kumamagara mujama, dore niga yawe iragushaka. Ubwo aho ni mu rugo muri famiye yanjye. Mfite abana tumaze kungana kuko twababye turi bato. Imfura n'ibyaye ifite imyaka 15. Urumva rero turajya kungana twese tururungano mu nzu. Yaratureze Imana imuha umugisha. Nawe yatureze afite 20, 15 na 20. Urumva tugeze mu mago turarerana. Kajya ndiha nanjye nkamudiha. Maze gukizwa Yesu amenya ikizamufata kari ijambo ryitwa umutware. Nashe ndambwira nti karibu komeza mutware. Nkareba mu kirere. Kamaza turi kuvuga ngo karibu komeza mutware. Nkareba mu kirere. Ariko uri kuvuga ngo icara hangandi icara. Uri kuvuga ngo karibu komeza mutware. Burya Imana izi byatuma urugo rwawe rwubakika. Imana izi umubare wibanga. Egera Yesu kuko ni ufite ubuzima bw'urugo rwawe, akugira inama. Yesu yarazi ko umutware ryo rizanyubakira na bugingo n'ubu. No umutware n'abana bambwira mama umutware aragushaka. Nabo bazi ko ari umutware kandi nzabimuha kuko arabikunda. Siko bimeze. Si icyubahiro nzakimuha, ni umutware w'urugo rwanjye. Ndabimwimira ikikaribye. Twigize ababingwaye yashatse nkuze yambonye Rudomo vayurye sawa. Uzamenya agaciro ka Rudomo yaciyeho. Nafata baga gacaho uyu yaciyeho. Sigara ni papa ndani mama. Biracanga. Ndavuga ningize amahirwe niga yanjye kagaruka kanyitirirwa gusa. Mpamvu musuzugura ariko uranzi ngende muri sensi sawa. Nuko agihari. Nafata baga uzampamagara. Kandi Imana izakunyima nzaba nagiye Rusizi n'ahandi. Kuko ntabwo wigeze uyemerera nayo ngikuyobore.
Mana yanyoboye neza, ariko haleluya. Nta kintu kibaho n'uyu munsi ntangarije abadayimoni kuzimu. Nta kintu kibaho cyatuma nta kazi niga yanjye, ni umutungo wanjye mwisi. Uyu ni umutungo ncunga manywa nijoro. Nzajya nkuhoza imbere y'Imana izikurinda. Nanjye mpore mu by'Imana nyishakana umwete. Nanjye ngende ndebera iyo ngiyo aho narigeze ijisho. Ibintu byo kwirwa ndeba muri phone. Ariko ubundi bavuga nande reka gahunda ni mwamana. Ko nizi kurinda abantu nk'aba b'amaboro kuri twe. Iyi ni imari. Ni imari. Uzegera abataci bafite bazakubwira. Niyo mpamvu gusenya ingo muri iyi minsi byabaye ibintu byoroshye nyine. Urumva umuntu murabura ndi muri divorce ukabona no kubifiringa sawa, uzabimenya hano imbere mu gisekuru. Koko uzi gutaka, reba abantu bari bicaye mu bukwe bwawe byibuke, reba imitungo yiwanyu batakaje, reba ya mikenyero tuba twakenye, uza amafaranga mu mama nk'umudekorateri nko nanjye nyagucara ntitaye ko mvuye mu kidenga 800 kukwambika ukayama nyine, miliyoni n'igice harimo na dekorasi, ukajya uzimbarira izitukura gusa uzizana mu gikapu amezi 3 ugahita utakaza iniga yawe. Gusa ugiye sawa bye, ngewe ntaho nzava ko nza agaciro bikarimo. Ibyo azankorera byose Yesu nizeye ko azampa imbaraga zo kubipeza, kuko muri Yesu harimo ubuzima. Ibintu byose udashoboye bishyire muri Yesu, niwe ufite ubuzima. Imana ivugana na mama kizanyiyubahishirizaho. Uyu mureba ndi umwanda, ndi kubora, mba ndorohewe, mba ndakize, subiye mu buraya, subiyemo ndanya kuba umugore wa kabiri Kabuga, n'ubuhamya burebure. Mvuyeyo nari gosukizwa CH kabarasanasana biranga, aho byemereye ngaruka mu muhanda bankubitanye n'iniga. Irambye ati naragupfafata nzagushyira mu mago. Inyiteguye hamwe ngo nzagushyira mu mago mbere mama w'abana. None yashyize mu mago do, tumaze imyaka 17 imbana nawe mu mago. Ndi mama w'abana nkuko yabimbwiye. Aho ngaho rero mama abona umukwe yayoboye ibyo abonye. Hayirwa ibya Yesu bitazagira gute? Namuhingukije yambaye rugabire biri 8, mipira igerekeranye n'amashenete. Yaruhaza urumva yakoze ijisho nk'ugiye kwa nyirabukwe. Umugira rwose nakanyanga, aramwe ati tugende njye kwireka Viemane tugende. Mama mubonye atari ko Uwiteka siki. Warindiriye ibyo azakora, ko mu bitagira ishusho ariho yiyubahishiriza. Mama kubita kubitenge arisaza, ariko iniga nari nayibazaniye. Imana niyo yamubwiye ko izampa umugabo dukwiranye, se singuye se. Buse yashakaga nde urangije lisansi, njye sana nirangije. Yagombaga kumuho twabanye munsi y'ikiraro, uzi munsi y'ikiraro ko hasa. Uwo twararanye mu muhanda utazigera mbwira ati ko ugeze saa 6 tukiri mu muhanda, arabizi ko na saa 8 na saa 10 izageraga. Nindara mu muhanda ndikubwira indaya ko Yesu agira neza nibizamugusha. Nindari Rusizi ngenda azamenya ko ngiye kwa Yesu no kuvuga Yesu nta gushebeka. Nawe nambwira ati aro bibaye ngombwa ko nurira umusazi numva hari binyurije, mutware ihute. Gahunda niyo, ntabya kwirirwa dukomeza ibintu. Hari abantu babanye mu buryo bukomezanyije barabohanye ngo niko kubaka. Sawa sawa, ubutinze uje buretse no gutinda aragiye, kandi uzaza umusengera amasengesho menshi. Yesu azi guhuza ibintu. Tuba turabanye nkuko yabibabwiye, tubana imbobo ziduteranyirije, tugeze mu mago yacu. Ariko Yesu ni ubuzima, Yesu ni ubuzima, Yesu ni ubuzima, Yesu ni ubuzima. Namwe nimwubakwe mu binzu y'umwuka, n'ubwoko bw'abatambyi Imana itambamo ibitambo byera, kandi n'ubwoko bwatoranijwe bwera. Imana yaragutoranyije kwiyubahishirizaho, nuko utisobanukiye wisobanukiye wakwirinda ukanihagararaho. Ntabwo wakwipfusha ubusa mu maso y'abadayimoni, kwiye kumenya uburiwe mu maso y'Imana. Amen. Petero yuzuye umwuka wera mu byakozwe n'intumwa, hatubwiye ngo iki? Ngo yuzuye umwuka wera. Ngaravuga ati mwabatware mwarabatinyuka. Aho umwuka wera atari yaza umuntu aba yikigwari, ariko iyo umwuka wera yaje uduha gutinyuka. Niwe uduhaye gutinyuka. Aravuga ati mwabatware muri kutubaza wari urema wabaga ku irembo hamara wari uhamaze igihe kingana kugira ngo yahagurutse. Ibi ni ibyo uwo mwishe mukabamba, niwe ukoze ibi. Natwe ibyo tuvuga ni ibyo abantu bishe bakabamba, niwe wakoze. Ibyirato dufite ubuzima bwacu, imibereho y'urugo rwanjye ni Yesu gusa.
kuko mu gisekuru nta byari birimo, ariko muri Yesu harimo ubuzima. Haleluya! Kandi iyo turi muri we ngo tuba duhindutse abo kugirirwa imbabazi kurusha abandi bose. Mwamvugira ngo amen. Twahindutse abantu bo kugirirwa impuhwe. Imana iduhozaho impuhwe zayo. Impuhwe zayo ziduhora hafi n'ibyacu, kuko twahindutse abo ngabo. Injira muri Yesu ntacyo uzabura. Yesu angirira neza, andindisha imbaraga yavuganye na mama. Hari ibintu Imana ivuga abantu bakabitaho bakumva nibisanzwe, ariko uhereye mu masaha twatangiye indirimbo ziririmbwa kugeza uyu mwanya, Imana yavuganye natwe. Kandi nubibika uzaba wigiriye neza, nubirinda ukabirindira muri wowe uzabaho neza hazaza hawe. Amen. Mama yagiye kwibonabona ndubatse, mbageze mwa runo rugo. Urugo ndugeramo mfite imyaka 15, 16 nayuzurije ku kiriri. Nashakanye n'uyu mugabo kuri enye z'ukwa gatandatu, mbyara kuri 6 bamaze umunsi umwe z'ukwa gatandatu, nuzuza imyaka 16 ku 10 z'ukwa 11. Yesu angirira neza arandinda. Mfite imyaka 16 mfite umwana mu mugongo. Ndabyibuka njye gufatira ngo umuntu ufite umwana mu mugongo. Ariko umugabo munaniye Yesu abona ko natwe yatubyaza umusaruro. Burya Yesu agambiriye kuko yubahishiriza abantu bagatangara. Yesu yakora ibintu wowe utatekereje n'abantu bategeze batekereza. Mu gihe gikwiriye nagiye kwibona nibona uyu mugabo aranyirukanye. Umwe nasuzuguraga, "Virye wambwawe." Numva ariko ceramye ati ndakwirukanye mviri wanje. Sanga afite iwe. Impamvu wirirwa wigira gutyo ngo 50% sawa. Uziko yanyirukanye nkamubwira ngo sheri ngo gashirira amenyo. Ndavuga ni kabaye. Nari nibutse kuyivuga kuko yanyirukanye. Ndambwira sheri gashirira amenyo mviri wanje. Anyirukanye Yesu abaranyitoraguriye. Uwo Musa ngira inama nziza nk'iyo nawe nkwifuriza yo kwegera Yesu kuko niwe buyerezina. Amamagaza ijwi rirenga arambwira ngo nkuranga mama Fabrice urarushye nindarushye. Ubundi iyo wemeye ikintu abantu bazize no kutemera. Bihagaze uziko abantu bihagararaho iwabo bagera no muri iri hema ry'Imana bakihagarara. Uziko abantu basuzugurira iwabo bajya no mu nzu Imana yanavuga nayo bakayisuzugura ari umuremyi. Imana yagufatura ikibumbano cyayika kugenza uko ishatse. Nkuko ukomeza uyimenyera. Kandi Satani nawe akwiteguye iri kukurebeka kugirira impuhwe kurusha abandi bose. Icyamu uyu munsi ukaza kwakira impuhwe z'Imana. Kuko nutakira izo impuhwe z'Imana hari ibindi bigutegereje. Naratangaye. Ijwi ryarambye ngo ndindushye sanga ndindushye. Rirandondora. Mu gitondo nibona ndi mu rusengero. Nabipingaga gute? Nangaga barokore nte. Nabonaga ibigutiya, ibitambaro ku mutwe. Nkabona nindushye nawe izubabamo. Nta muntu muzima. Naho bajyaga baza kwa mama bakavuza akagoma. Ariko nkumva ibintu byabo birimo gu. Ariko ibintu birimo gu. Impamvu byari birimo gu murayizi. Iyo bakomaga akagoma bari kuririmba za ndirimbo zo mu gitabo, najyaga kumva nkumva imbaraga zibarimo ziri kumfata nk'amashanyarazi. Tugendana imbaraga z'umuriro muri twe. Niyo tubanyuzeho barabyumva. Niyo tuvuze barabyumva. Kuko nitukiriho twebwe ni Kristo uriho muri twe. Haleluya! Mama nkamubwira ntibiri kumbangamira, akambwira ati sawa. Akabwira Imana ngo ndagushimye ko bimubangamira. Nukorana n'umuntu ukabona wamubangamira imyaka iki kurimo kitari muri we. Kandi ukomeze uhatane ntuwemere gusa nawe. Mwamvugira ngo amen. Impamvu isi itaduhaye amahoro nuko tutarabayo. Twe turi gutambuka kandi wacu ni mwijuru. Mwamvugira ngo amen. Mana ni data. Mbagezemo abarokore barahimbaza. Bahimbaza Imana babwiriza ijambo ry'Imana ndabisuzugura. Ntabwo najyaga ngo mwiriwe, nkubwire ngo mwiriwe muri quartier nkutambutseho makiyaje yanjye mve huma ngahe. Mwiriwe oreka dasa nari gusuhuza. Natambukaga ndi mwikarago banyita mwikarago. Nawe nasuza ngo makiyaje itavaho. Nasomye ijambo riramya ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa. Mubishakishe gukora ibyiza mutagira gute. Imana izabitura. Ubugingo bwa na hahandi uri kubishakishiriza nta buzima buhari. Imana ikurengere. Ninjiye mu nzu y'Imana mwihutishe soze dusenge. Ninjiye mu nzu y'Imana ngira umugisha wo guhura n'Imana. Imana imvugaho ijambo ryiza iramya ngo ndakubyaye. Iramya ngo kandi nkubyaye nk'umukozi. Inderera mu bibero byiza. Ni nayo mpamvu nduye umureba. Mu bibero bya mama Pasteur Mupenzi. Andera neza akajya nconga. Buno buriya amabuye afite ubwoko bwinshi. Hari ibuye baconga rigahita riba igishonge. Hari n'iryo baconga bagakubita umwubatsi warishyize mu ikamba akabatereka ndivanemo ndicongere hano. Yariconga rikajya rituragurika. Abo bantu bagereranwa n'abantu Imana ifite mu nzu yayo. Hari umuntu uhugura akavuga ati mfite uko mbanye nayo ntungendeho.
ariko akaba ari n'undi uhugura akavuga ati yo niko byagenze mwene da, Imana imbabare nawe umbabarire. Abo bantu bose turabagira, ariko Imana izabayo kandi yabamenye kera. Mama pasiteri andera neza, aranconga, kajya ndeba akantu kukanda, arantoza, anjyana mu murimo w'Imana, mba ndabatijwe nuzuye umwuka wera. Haleluya. Mutware wanjye nkajya mwita umutware, mutware bayi, mutware karibu, mwita umutware nayo riramuzengereza. Wahasa umuntu ibimuzengereza ukarekora ibintu byijyanamo, ngo mana ngo wite ngo sindajya mu urukiko ruhara ahubwo nuko utazi kurujyamo. We rwana no kugira ngo ukore ibitumye urujyamo. Namuhasi ijambo ryitwa umutware tanjyanye iwacu ndasabwa, kubera gukora ibyo yari akeneye. Imana ikwigisha ibyo umugabo akeneye nawe azaguha ibyo ukeneye. Urakoze. Mu minota mike abanjyanye iwacu ndasabwe, mba njyanywe mu rukiko, mba ndasezeranye. Ndavuga ni niga yangira arikoze, ndavuga ni sawa, wambaye umugore w'isezerano. Ariko mugahiga atabarandebye ati we atubite ni byiza, uziko sigaye nisangiza urumujyano mu nzu, najya gusenga Imana turuganda ngiye kugutunganya, uzankorera umurimo kure cyane ku isi hose, ndi Uwiteka. Kujya tunganya ry'Imana abapene babyumva akambwa ati mama Fabrice gwiza imbaraga, tunganya ry'Imana uruganda rw'Imana nta mikino. Nkajya nyoberwa ibyivuga nkuko nawe utazi ibyo iri kuvuga, uzabimenya hano imbere. Yesu ari kukubwira ko afite ubuzima, ariko uraza kubimenya uhuye n'abatagifite ubuzima, nawe uraza kubimenya wageze muri down yo kubura ubuzima. Ariko wari ufite amahirwe uyu mugoroba wararikiwemo yo kwakira Yesu nk'ubuzima bikiri none, kugira ngo utageraho ubuzima bwe butari. Imana tugire neza. Tugiye gusenga. Iyi niga yaranigaguye mureba, inigagurira ikintu cyitwa gakiza. Bega gakiza we, buriya rero harya gakiza abantu bakagize nk'ibintu bisanzwe, ariko agakiza si umunyenga. Agakiza ni inzira ifunganye, kandi umuntu bisabwa kwihatamo ugakwirwamo. Ntago ari ibintu bisanzwe. N'uwumva ukijwe agakiza gasanzwe, menya ko utari mu murongo Yesu ashaka. Iyi nigiraniga yanigiraga iki? Ibi nambaye, ibyo niwambaye nagushatse wambara mukondo wazi na mini, nibyo nakundaga. Subira wambare mukondo wazi na mini. Ndamya ngo hari uwo namize, mwuka werera amaze kunyemeza ko hari uwo namize. Hamwe ngo kujya nongere nambara ubusa, ndemera unyice, ariko mfe ndi muri Kristo Yesu. Yesu nene namugeze ubuzima na wampindukira ubuzima. Haleluya. Umugabo arankubita, yacumura umujya akambwira ati turarusangira, nakwanga kurunywa akampuza n'ibibambasi. Aramenagura ibi birahure nambaye n'ingaruka z'umugabo. Munizi yaramenye, iyi niga nihaye yaranigaguye, narayisize ndayiha, iranconga. Abantu bajyaga bambwira nkatambuka cumbagira, naje ncumbagira mu nzu y'Imana, cumbagira bwa busitari nyine, bakambaza ati kumavuga ko cumbagira iyi no kubera ko nabaye umusitari. Imana ati sinzagukoresha igicumbagira, ishyira niga hafi aho, iranconga donse ngenda neza. Yari ari mu kazi keza k'Imana, buryo umukuvuga bagira ngo ujyemo neza mwikamba, uryo kuzengereza bagira ngo Imana igushyire mu murongo neza. Naje nderembura nkavuga nirya kwako ninda yazivuge. Abantu baza atari kuvuga wirya, nari ndaye. Imana ati sinzakuvugisha, ntabwo wavugana n'abantu banjye nicongeye wowe utaracongwa. Inigira amena shyiramo ibirahuri ko dore ndareba neza, ndareba nk'umusirikare watojwe igisirikare kubera iniga. Ariko imaze kuconga, Imana iramya ngo uzi n'ikintu nti ntabwo nagukoresha nyifiriti biri mu kabari. Nireka irambya ngo ngiye kubanza nkumare n'ifiriti byo mu kabari n'akanyanga nzigabanye, hanyuma uzabone guhagarara imbere ufashe mikoro. Sinamenye ibyivuga. Iyi niga birantaye imyaka 8, uyu yantaye imyaka 8. Muri iyo myaka tubabwira twabanye, mbega imyaka mwabarokore. Uzi kujya ngo gutera aho wakoreye Burayi. Nabonye aho umuntu akizwa atari uko mushaka badaha. Nabonye aho umuntu akizwa mu nzara, agakizwa yambaye ubusa, ugakizwa abantu batabyemera ko unakizwa, ariko ugakizwa kuko ubizi ko ibyo ukurikiye ubizi neza. Negera Yesu ambera ibuye, arankomeza. Haleluya. Aranyubaka ndubakika. Ndabyibuka mu gihe gitoya yamaze kuntakajya yohereza abagenzi be bakoranaga muri Jaguar bakaza gutereta. Uzi ko umugabo gutagasigara gutumaho, ntabyo muzi. Umugabo araguta agasigara gutumaho ngo areke kutarindaye, ariko Yesu amagarika neza. Mu gihe cyo gusohorwa mu nzu muganda rusanye kuko twarashonje n'abana nkajya ntoragura amakara. Uyu mureba natoraguye amakara mu baturage, najya gacunga saa 8, nari ntuye mu gipangu cy'abagore 8, nkacunga baryamye nkajya muri pubera aho bamenaga imyanda, nkatoraguramo amakara nkashyira ku mbabura. Saa 12 bacana za 8 zacana zo mu gipangu, nanjye nkahita ncomeka imbabura, nanjye nkashyira isafuriya y'amazi. Bakajya ngo ndatetse kwa murokore kugira ngo Yesu adatukwa wanjye, bakajya ngo ndatetse kandi kwa murokore byarakomeye. Hanyuma bakwinjiza inkono mu nzu, nanjye nkinjiza amazi yanjye ashyushye mu nzu nkahaba abana. Tuba muri ubwo buzima n'abana 3 yaransiganye.
Yesu abana natwe. Bigeze aho Yesu arakerura kugira ngo apime neza, arakerura batangira kujya banyirukana mu muganda rusange mu nzu y'abandi, yari yansize mu bukode, bakanyirukana mu nzu mu muganda rusange. Bamnyirukana mu nzu, babagabo bakabona uburyo bwo kuza gutereta zambobona abanaga nazo, bakaza bagakomanga bati ni gute ushaka gusonzana n'ibintu dukeneye kandi dufite amafaranga. Nkababwira ngo Yesu n'ubuzima bwanjye. Najyaga nkunda kurimba yandimo y'108. Ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugira gute kugupfa. Yesu yabanye neza nanjye, twagiranye imibane myiza na Yesu mu mibabaro, kandi igihe kigeze arangarukaho. Yajyaga ambwira ngo uriya wagukubise kuriya, uriya wagutaye. Yageze aho Imana noneho imera nk'ibishyize ku kanwa. Hari Imana imera nk'uyikwaniza ariko itakwanze, habwa igira ngo nibikora abantu bazamenye ko ari Imana ibikoze. Yageze ubwo umutwari wanjye azajya ajya muri izo ndaya zikamwiba, zamwiba bakamamagara kujya kwishyura, kandi nkagenda nkamwishyurira. Ubwo buzima tububanamo, nkagenda nkishyurira umugabo tutabana kugira ngo batamutwara ipantaro. Mbana na Yesu kugeza ku rugendo najyaga njya kumwegura aho yasindiye Nyabugogo, bamworosha idarapo yafanye yatsinze, nkamuzamukana nakungo n'amayogi n'idarapo n'ingoma, nkizamukanira iniga yanjye umutungo wanjye, nkawugeza mu nzu nkabwira Yesu ntifite amatsiko. Dore impamvu namuzamuraga. Yesu rero ambwiye ko nzamubona yambaye costume. Ndashima Yesu wabinyeretse. Nabubonaga muri suva fana, nkamubona mu mayogi, nkamubona yambaye ibyo bintu by'ibinyamasazi, nkamusanga inda yazamufashe. Ntiyahita nibuka ibintu Imana yavuganye nanjye, ko yambwiye ko azakorana nanjye umurimo. Imana yambwiye ko azambara costume tugakorana umurimo. Ndashima Yesu wanyeretse ibyo yavuganye nanjye. Haleluya! Narinje kukubwira ngo muri Yesu harimo ubuzima. Ongera wihanganeho, we kurekura Yesu kuko niwe ufite ubuzima, handi hose nta buzima. Hari hose bari kukurembuza nta buzima. Dusenge nta buzima buhari. Yesu yamendikiye ubuzima n'imibereho. Uwarindaya ndanesha, nesha abagabo bahari kandi shonje, nesha abagabo bahari bansohora mu nzu mu muganda rusange aho bita muri Ndengo mu Rubonobono hafi y'iwacu. Babyeyi bari hano sinigeze nahukana n'umunsi n'umwe, basohoraga mu nzu ejo bakagaruka abayobozi bakansubizamo. Nari narabwiye Yesu ngo sinzajya kuruhira iwacu, nzaruhira mu mashyamba no mu mihanda ko sinzahukana, kugira ngo nzabwira abagore ko hari imbaraga Imana itanga zitavuma umuntu atahukana. Sinahukanye. Yesu arandinda. Munyemere dusenge. Kugeza ubwo mbonye isezerano n'ibyasezeranijwe, araza nyuma y'imyaka 8. Yesu aramya ngo ndabona igihe kigeze cyo kugutabara. Uzi ko Yesu ajyabona igihe cyo kugutabara kigeze, akazana ubuzima bwari bwabuze mu rugo, aramungarurira umutungo mu rugo. Arafungurwa, baramufunza afungwa, agiye kwa zandaya zose ziramwanga. Arampamagara. Yesu yamaze imisi ambwira ngo itoze kwakira umugabo. Nyuma y'iyo myaka ingana gutyo, itoze kwakira umugabo, ndore ngarurira umutungo wawe. Hanyuma amamagaye arambwira ngo sheri ngaruke nkufashe kurera abana ko ngarutse. Naho ubwo ikaze Yesu amaze imisi ambwira kuje. Yaraje asanga namutekeye agatoki, dore nguyu gatoki karimo idodo koroshye. Ndagatogosa ndankashyiramo ibirungo, iniga yanjye irataha ivuye magerage, ivuye muri gereza igikondo mu mbobo, yuzuye inda, dore nguyu z'igikondo n'ibikote. Nta mwenda inda yazaye zarayamumazeho. Badamu mwagize impuhwe, basigira impuhwe ziza akajambo keza yigeza kubwira. Nujya guteshuka ku nshingano wibuke ibyo warahiriye hano kwa pastor. Nge nari nararahira ariko narinzi ibyo narindi. Yambwiye ijambo rikomeye, amaniga bagenzi be imbobo zimusezeranya, imbobo zasezeranyije imbere ya pastor. Bambwiye ijambo rikomeye ngo ntuzamuteza ababire n'amatafu n'amageni ngo wongere usambane, kandi uzamukunde. Nujya umuburana ibirayi, ujye dusanga ku mihanda tugukubita umwotsi usinzira. Imana niyo nkuru. Iryo jambo bambwiye nararirinze, ndinda ijambo imbobo zambwiye, ariko we kurinda iryo wavuganye n'Imana mu isezerano birakunaniye. Imana ikurengere. Tugiye gusenga tubwire Yesu ngo niwe ufite ubuzima. Ibyabuze ubuzima Yesu abiha ubuzima. Uyu mugoroba hari ibintu Yesu yiteguye guha ubuzima. Ingo zabishize ibuze ubuzima ariko Yesu aziha ubuzima. Imibereho y'abana ibuze ubuzima ariko Yesu afite ubuzima. Ubuzima Yesu afite abusukaho ahantu habuze ubuzima kuko Yesu arabufite. Amen. Nguyu afite ubuzima bwa Gikristo kubera kurwana. Rwana utsinde, wowe kwemera gutsindwa. Abademoni we kugutsinda. Satani ni ikiremwa kigenzi cyawe kandi kurwanirira ni umuremyi. Rwana n'ikiremwa kigenzi cyawe, umuremyi azaza gutabara. Ihumura. Dusenge. Ngiye kwinginga abantu bashaka kwakira Yesu n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bakavuga ngo nukuri tumaze kumenya ko twahindutse abo kugirwa impuhwe kurusha abandi bose. Tumaze kumenya ko uwo bishe bakabamba ari uhagurutsa n'ibirema. Ntabwo Yesu atanga ubuzima bwo mu mwuka gusa, n'ubuzima bw'umubiri arabutanga.
yamaye ubuzima bw'umubiri. Uyu munsi nanjye ndi umudamu mugenzi w'abandi, nta kibazo na kimwe Yesu yamaze. Yigeze abwira mama, aramubwira ngo Yesu yabwiye mama, aramubwira ngo kuki ufite ubwoba bw'uko azashaka n'uko azaba hari umugore? Ndi Imana yahaye abantu ubwenge, bakora ibikoresho bya pièce de rechange bisimbura iby'imodoka zabo zangiritse. Njyewe Uwiteka ndema umuntu nkamurangiriza aho ngaho ntafite ibyuma bizamusimbura. Ndi Imana yaremye ingingo ariko mfite n'isimbura ngingo. Yesu yamaye isimbura ngingo. Ndi mama Fabrice, haleluya. Mfite abana 4 mu kugoragoza ko abaganga muri generali mbyariramo mu buryo abaganga bambyaza ku muhima bambwiye ko buryo mbyaramo ntabwo ngo bizi. Yesu yampaye abana mu buryo abaganga batiza ariko aboma mu buryo yavuzemo. Muri ubwo buryo bw'ingingo afite niho afite abana 4 n'abahungu 2 n'abakobwa 2. Ntacyo shinza Yesu kuko ni ubuzima. Ibyo bibuza ubuzima bihereze Yesu, biharire Yesu arabishoboye. Mureke dusenge tuzagaruka. Sengera umuntu wese wumva yakwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, akumva Yesu iri joro yahindura identity, akumva ashaka guhindura icyo bita agahindura icyerekezo, agahindura uburyo, ukayerekeza uburyo mwa Yesu, kuko Yesu afite ubuzima. Nagire gutya musengere, nagire gutya musengere. Yesu Imana igumugira. Yesu ararondora, aramenya, yakumenye kandi agufitiye impuhwe. Yesu ni wenyine ukugirira impuhwe bikamenyekana. Yakugiriye impuhwe abantu barabibona. Yakugiriye impuhwe imiryango iraza. Yangiriye impuhwe imiryango iricara ndasezerana dore nambaye impeta. Yangiriye impuhwe umugabo aragaruka yarantaye. Yangiriye impuhwe. Uyu munsi wa none wagendaga nitwa umudandaza amagara, ndagenda nitwa mama Fabrice. Izo mpuhwe Yesu ashaka kuguhuza nazo. Urahari tugusengere. Bene data bazamuye nimuhaguruke mu myanya yanyu tubasengere. Muhaguruke nimutambuke mwigirire hano hino tubasengere Imana. Yesu afite ubuzima, Yesu afite imibereho, Yesu afite ubundi buryo, afite ubuzima. Hano harimo abantu Yesu yiteguye guha ubuzima, harimo abantu Yesu yiteguye guhera iby'ubuzima. Ariko numwemerera ugaca bugufi, naremeye nemera ko narururara, nemera ko urugo rwananiye. Yesu arambwira ngo dore nta buzima ufite, ndemera. Aramya ngo ngwino nkubera ubuzima. Kuva yambera ubuzima sindicuza. Urahari nawe ubuzima ubayeho muhora wicuza, ukorera amafaranga menshi ariko uhora wicuza. Ufite urugo rwigaragara nk'urwiza mu bantu ariko urabizi ko nawe nta ruhari, uhora wicuza. Ariko muri Yesu naza akabyubaka, ukamwemera, akakubaka, ukubakika, ukaba inzu y'umwuka, ntuzongera kwicuza mu buzima bwawe. Urahari ngo tugusengere. Umuntu wari warakijwe akagwa natambuke tumusengere, tambuka tugusengere. Satani yaragushimuse, ashaka kukwica, ariko uyu munsi Imana yakugira impuhwe. Yesu yaguhinduye kugirirwa impuhwe kurusha abandi bose, nawe arakwiteguye. Dusenga Imana, tujye gusenga. Yesu yajyaga avuga ngo abemeye, yajyaga akunda gukoresha ijambo rivuga ngo uwemeye niwe uzakizwa. Uyu nguyu niwe wemeye, ariko nawe urabizi kutahiyaho. Uzi kugira ngo we mu gitaramo nk'iki ugatahiraho, Imana ikurengere utahe, ariko nawe ufite icyo utahanye. Hano harimo abantu Imana igambiriye kugirira neza, Imana igambiriye kuyubahishirizaho, igambiriye kwaka abadayimoni n'ibyaha bikabaka abadayimoni. Hari ukuntu Satani agufatisha akagufatishanya n'ibyawe, ukabona yagushyize mu kagozi, ariko Yesu akavugana nawe ngo uyu munsi ashaka kugukuraho akagozi abadayimoni bagushyizemo. Yesu aje guca inzitiro. Hano harimo inzitiro, harimo ibintu by'ibigozi ukuntu. Nigeze kuba ndi mu mwanya umwe njya kurambona abadayimoni bafite ikintu cy'ikiziriko, bari kukizirika inyabutatu vuba nkabona bari kugenda bazirika umuntu kugira ngo bamuheza ahari. Uziko abadayimoni baguheza aho uri, ukumva umwuka arakubwira ngo haguruka bagusengere, ibyawe birekuke, ibyawe bibizituke, ariko ukumva abadayimoni bakomeza kukuzirikira aho uri. Tugusengere Imana. Ndumva Yesu atagutakaza muri uyu mwanya. Waraguye urabizi, warakijijwe uragwa, tambuka tugusengere. Yesu ari kuguhendahenderaho abantu batari ahangaha, ni muri guverinoma y'Imana, ari kuguhendahendera ahangaha abantu bake bari, abo ni bakeya, kandi araguhendahenze. Tugiye iwacu mu ijuru